ry'imihanda haguruka urangurure menyesha abaho iyo nzira bakwiye guhitamo abantu barashobewe bahagaritse imitima buza impanda burira bagenzi ubereka inzira zamura ibendera ry'umucyo isi iri mu mwijima urinzi w'isiyoni wera ngurura bugiye gucya ibyiringiro bya benshi iki gihe byarashize ntibakimenya iyo bajya barahuzagurika rangurura witinya kuko bakeneye kumva ijwi ry'ibyiringiro bibasubiza mu intege zamura ibendera ry'umucyo isi iri mu mwijima murinzi w'isiyoni wera ngurura bugiye gucya ihuriro ry'imihanda uwiteka arabaza ati ninde uzajya kumvugira ninde uzangererayo isi yuzuye ibinyoma bikwiherera n'ukuri ahubwo atangiye kujya nuko kuri kw'iyi si yose zamura ibendera ry'umucyo isi iri mu mwijima murinzi w'isiyoni wera ngurura bugiye gucya zamura ibendera ry'umucyo murinzi w'isiyoni wera ngurura bugiye gucya zamura ibendera ry'umucyo isi iri mu mwijima murinzi w'isiyoni wera ngurura bugiye gucya amen 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 amen. dushimire cyane mwe mwese mwakomeje kuba muri iyi gahunda dushimire imana ku bw'iyi ndirimbo umuvandimwe Goreta tugejejeho twibutsa yuko isi yuzuye ibinyoma tugomba kuzamura ibendera ry'umucyo kandi ivuga iti murinzi we w'isiyoni rangurura ugiye gucya murakoze imana iguhe umugisha kandi ubwo tugiye kurebera hamwe aya magambo imana ituyobore kugira ngo twumve icyo ishaka kutubwira umwuka w'imana rero ukorera mu bantu mu buryo butandukanye urebye amagambo ari mu indirimbo mu buryo bumwe cyangwa ubundi yagize iki cyigisho umwuka wera ashaka ko tuganira umutwe w'aya magambo nawise guhumanurwa ni icyigisho turi bubone kiboneka mu gitabo cyitwa abahanuzi n'abami igice cya 18 ku ipaje 120 reka rero turambure bibiliya zacu dusomere hamwe mu gitabo cya kabiri cy'abami igice cya kabiri umurongo wa 19 kugeza 22 igitabo cya kabiri cy'abami igice cya kabiri umurongo wa 19 kugeza 22
ngo bukeye abanyamudugudu baho babwira Elisa bati dore uyu mudugudu buryo uri heza nk'uko ubireba databuja, ariko amazi yaho ni mabi kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. Aravuga ati nimunsanire imperezo nshya muyishyiremo umunyu. Nuko barayimuzanira, arasohoka ajya ku isoko y'amazi amishamo umunyu, aravuga ati Uwiteka aravuze ngo ahumanuye aya mazi, ntabwo azongera kwicana cyangwa kurumbya. Nuko amazi arahumanuka na bugingo n'ubu nk'uko Elisa yabivuze. Aya ni amagambo atari mashya kuri mwe kuko abenshi muri abasomyi ba Bibiliya, nta n'igishyashya kirimo dusanzwe tutarumvise, ariko ijambo ry'Imana rihora ari rishya kandi ntirisohoka ubusa. None reka twumve uko aya magambo asobanuwe nifashishije nk'uko nabivuze buriya busobanuro bw'aya magambo buri mu bahanuzi n'abami. Aba baturage b'uyu mudugudu baravuze bati babwira Elisa bati uyu mujyi uri heza. Mbese uyu mujyi wari umeze ute ku buryo aba bantu bavuze ngo uri heza? Reka turebe uko wari umeze mu Itangiriro igice cya 13, Itangiriro 13 umurongo wa 10 kugeza 12. Itangiriro 13 umurongo wa 10 kugeza 12. Haravuga ngo Loti arambura amaso abona ikibaya cyo ku ruzi Yorodani cyose yuko kinese hose hose. Uwiteka atararimbura Sodomu n'i Gomora, icyo kibaya kugeza i Sowari cyari kimeze nka ya ngobyi y'Uwiteka, nk'igihugu cya Egiputa. Ingobyi y'Uwiteka ni Edeni. Muzi yuko muri Edeni ari nta byiza byarutaga iyo ngobyi. Hano rero uyu mudugudu ngo wari mwiza pe, hari ibiti by'imbuto zinyuranye, hari ahantu heza, ndetse batubwira yuko ubwoko bw'Isirayeli ariho bwashinze amahema, ingabo z'Abisirayeli zahashinze amahema ubwo bari bamaze kwambuka Yorodani. Mbese icyo kibaya cyari cyiza, ariko icyo kibaya cyari giteganye cyangwa imbere yaho hari inkike z'i Yeriko. Aho mu izo nkike z'i Yeriko rero, cyangwa aho i Yeriko, hari igihome gikomeye cyane ariko cy'abapagani. Kandi aho i Yeriko hari ihuriro rikomeye ryasengerwagamo ikigirwamana cyitwa Ashitaroti. Mu gusenga icyo kigirwamana cyitwa Ashitaroti hakorerwaga imihango mibi cyane kandi y'urukozasoni. Bidatinze rero inkike z'aho i Yeriko zaje gusenywa kandi abayituriye baricwa, ndetse igihe yasenyukaga hatanzwe itangazo rikomeye ryumviswe n'Abisirayeli bose. Iryo tangazo turibone muri Yosuwa igice cya 6 umurongo wa 26. Yosuwa igice cya 6 umurongo wa 26 haravuga ngo umuntu uzahaguruka akajya kubaka uyu mudugudu w'i Yeriko avumwe imbere y'Uwiteka. Igihe azubaka urufatiro rwaho azapfusha imfura ye, n'igihe azahaterera inzugi z'amarembo azapfushe umuhererezi. Aya magambo arakomeye kandi abantu bose barayumvise. Ubwo rero uwo mujyi wararimbutse, hashira imyaka 500 aho hantu hadatuwe, hakomeje kuba amatongo kuko havumwe n'Imana.
ndetse n'amasoko yatembaga muri icyo gice cy'icyo kibaya yagezweho n'ingaruka z'uwo muvumo. Bakomeza batubwira rero ko mu gihe cy'ubuhakanyi bw'umwami Ahabu binyuze mu mugore we Yezebeli, kuko muzi yuko uyu mugore yari akaze kandi yinjije ubuhakanyi bukomeye cyane mu Bisirayeli, uku gusenga ikigirwamana Ashitaroti byaragarutse, ndetse na wa murwa wari warabujijwe kubakwa urongera urasanwa. Imana iyo ivuze iba yavuze, yarongeye rero ibyavuzwe byose byarabaye. Reka tubirebe, nubwo yenda atari cyo turi butindeho, ariko reka turebe uko ayo masezerano cyangwa uko Imana yari yarawuvumye uko byagendekeye uwo muntu wawubatse. Ni mu gitabo cya mbere cy'Abami, igice cya 16, umurongo wa 34. Haratubwira ngo igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 16, umurongo wa 34. Haravuga ngo ku ngoma ya Ahabu, Hiyeli w'i Beteli yubaka i Yeriko. Igihe yubakaga urufatiro, apfusha umwana we w'imfura witwaga Abiramu. Ashinze ibikingi by'amarembo, apfusha umuhererezi we witwaga Segubu, nk'uko Uwiteka yari yaravuze abivugiye mu kanwa ka Yosuwa mwene Nuni. Hano ibi byose ni ukubivugiye kugira ngo turebe impamvu uyu mujyi wari mwiza, noneho n'impamvu ariya mazi yaho atari meza, yari mabi. Ni ukubera izi ngaruka zose z'uko uyu mujyi wasenyutse ukongera bakawubaka, kandi Imana yari yahavumye, bituma rero uwo muvumo ugera no kwayo mazi. Ariko kuko Imana yacu ari nziza, ari inyarukundo, ivubira ababi n'abeza, ntabwo yakomeje ngo uwo mujyi ube gusa ugira amazi mabi, ahubwo batubwira yuko aho hafi y'Yeriko hari hagati aho y'udushyamba harimo utugezi twiza. Imigezi imwe n'imwe yakomeje kugira amazi meza kugira ngo abantu bakomeze babeho, ubuzima bubeho. Aho rero aho hagati n'utwo dushyamba batubwira yuko hari ishuri ry'abahanuzi. Iryo shuri akaba ariho Elisa yari acumbitse ubwo Eliya yari amaze kujya mu ijuru. Aho rero akaba ariho aba baturage bamusanze bamubwira yuko aya mazi ahumanye. Ibyo byari amateka kugira ngo dusobanukirwe nuko uwo mujyi aho hantu hari hameze. Ubwo rero baba baramuhamagaye bamubwiye yuko ayo mazi ahumanye. Aravuga ati nimunzanire imperezo nshya muyishyiremo umunyu. Nuko barayimuzanira. Arasohoka ajya ku isoko y'amazi amishamo umunyu. Aravuga ati Uwiteka aravuze ngo ahumanuye aya mazi. Uku guhumanurwa kw'amazi kwabaye igitangaza, kuko umuntu gusa ntabwo yavuga gushyira umunyu mu mazi ari nta yindi mbaraga y'Imana ihari, ntacyo byahindura. Imana rero yahumanuye aya mazi kuko yagiraga ngo igire icyo yigisha ubu bwoko bw'Isirayeli bwari buhari. Natwe rero nta gushidikanya irongera kutubwira aya magambo, kuko natwe ifite icyo ishaka kutwigisha. Kuko iyo urebye mu buzima bwacu bwa buri munsi, ntabwo dutandukanye cyane n'ab'icyo gihe. Umunyu, hano yatumije umunyu mu buryo busanzwe tuzi yuko umunyu ugira imirimo myinshi ukora. Umunyu ushobora kuryoshya ibiryo,
kera ndetse umunyu bawushyiraga mu biribwa, mu nyama cyane cyane kugira ngo zimare igihe zitangiritse. Umunyu ni igikoresho cyane, ni ikintu cy'ingenzi dukenera mu buzima bwacu. Muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 13, Matayo igice cya 5 umurongo wa 13 haravuga ngo muri umunyu w'isi. Uyu ni Yesu wavugaga ngo mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Aha ndafata iki gice cya mbere cy'uyu murongo kivuga ngo muri umunyu w'isi. Hano aya mazi yari ahumanye. Iyo amazi ahumanye mu by'ukuri nta buzima atanga. Hano muribuka yenda ku banyuze kera duhunga mu ntambara, banyuze i Goma, yenda murabizi. Twageze i Goma dusanga ikivu, sinzi uko byari byagenze ariko amazi yacyo yari meza. Sinzi icyari cyayahumanije ariko bavugaga yuko arimo korera. Abanyoye ayo mazi, ku banyuze i Goma murabizi, mwabonye ahantu ukuntu abantu bahashiriye, ndetse hari ikintu cy'ikirundo kinini cyane. Umuntu yanywaga kw'ayo mazi yatangira kumva atangiye kugendagendwa, yenda ari wenyine, akikurura buhoro akaza akegera icyo kirundo cy'aho abo bantu babaga barunzwe bapfuye. Ni ukubabwira yuko iki ni ikintu kitari cyiza yenda, ariko kigaragaza ko amazi ahumanye atera urupfu. Ntabwo wanywa amazi ahumanye ngo ukomeze ugire ubuzima bwiza. Hano rero Yesu aratubwira ati muri umunyu. None umunyu niwo tugiye kureba uko byagenze, cyangwa turebe icyo umunyu utwigisha tukigireho. Hano uyu munyu wavanzwe mu isoko y'amazi ahumanye, amazi mabi. Ku murongo wa 21 aravuga ati, Imana iravuga iti aya mazi ntazongera kwicana no kurumbya. Imana itwita umunyu w'isi, ishaka kutwigisha ko iduha ubuntu kugira ngo duhinduke ibikoresho byo gukiza abandi. Uyu munyu nk'uko wakijije aya mazi agahumanuka bikoreshejwe nyine n'imbaraga y'Imana, niko natwe Imana itwita uyu munyu kugira ngo duhinduke ibikoresho dukize abandi. Imana ntidutoranya cyangwa se ntiyatoranije ubwoko bwayo ngo buyibere abana gusa. Oya, ntabwo ishaka ko tuba abana ngo turi abana b'Imana gusa, nta kindi. Ahubwo ishaka ko binyuze muri twe, abana bayo, twebwe abo yagize abana bayo, isi yose yakira ubuntu buhesha agakiza. Itoranya Aburahamu ntiyamugize inshuti ye gusa. Muribuka mu gitekerezo cya Aburahamu ko yamutoranije ikamuhamagara ngo ajye mu gihugu izamubwira. Ntabwo yagiraga ngo imugire inshuti ye gusa, bibanire we nawe gusa, ahubwo icyo yashakaga gusesekaza umugisha ku mahanga yose binyuze muri we. None tube umucyo ukorera, cyangwa hano rero Imana iragira ngo tube umucyo, tube umunyu nako ukorera, cyangwa se urangwa, cyangwa se ugira icyo umarira abatuye mu iyi si. Isi ikeneye ibihamya bigaragaza ubukristo nyakuri bwacu. Kuba umunyu ni byiza, ariko hatabaye ibihamya bigaragaza ubukristo nyakuri buri muri twe, ntacyo kuba umunyu byaba bitumariye. Twagombye kuba impumuro izana ubugingo. Hano baratubwira ngo uburozi bw'icyaha burakorera mu bantu.
indangagaciro zirangirika kubera gusaya mu cyaha. Isi yuzuye imibabaro n'urugomo, uburwayi. Hafi na kure abantu baremerewe no guhagarika umutima, baremerewe cyane no kumva bafite umutima ubashinja icyaha, kandi bari kurimbuka kubera kutabona icyabakiza. Ubutumwa bwiza bw'ukuri buri imbere yabo, nyamara ntibabura gupfa bitewe n'uko urugero rw'abagombye kubabera impumuro y'ubugingo izana ubugingo ahubwo ruba impumuro y'urupfu. Ubugingo bwabo bunywa ibisharira bitewe n'uko amasoko arimo uburozi, mu gihe yagombye kuba isoko y'amazi adudubiza ku bugingo buhoraho, kugeza ku bugingo buhoraho. Bavandimwe, aya magambo arakomeye. Imana yatugize umunyu kugira ngo tugeze ubutumwa bwiza ku batuzengurutse. None abantu bararimbuka, abantu bararemerewe, abantu bafite ingorane z'uburyo butari bumwe kubera njye nawe tutari mu mwanya twagombye kubamo, tutari urugero rwagombye kubera abandi impumuro nziza. Igikomeye cyane hano ngo baranywa ku masoko arimo uburozi. Turoga dute? Amasoko yacu kuki abura kuba impumuro nziza? Ka turebe mu Bagalatiya igice cya 5, turebe impamvu iyi nshingano yo kuba umunyu tuyica ku ruhande. Abagalatiya igice cya 5, murabizi iki gitabo cy'Abagalatiya kivuga iby'imbuto zitandukanye. Hari imbuto z'umwuka, hari n'imbuto za kamere. Hano rero ngenda reba izi Abagalatiya igice cya 5, izi ngeso za kamere zituma ibituvamo biba uburozi turogesha abandi bantu. 19 ngo dore imirimo ya kamere iragaragara niyi: niba muri kamere yanjye hakirimo gusambana, gukora ibiteye isoni, iby'isoni nke, gusenga ibishushanyo, kuroga, kwangana, gutongana, ishyari, umujinya, amahane, kwitandukanya no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo, muvandimwe, amasoko yacu arimo uburozi. Amasoko yacu aratuma tutaba impumuro nziza izana ubugingo. Hano rero dusaba Imana, bavandimwe, twisuzume, twirebe, tuvuge tuti duhagaze dute, turi ku ruhe rugero, turi impumuro ki? Urayobora abandi ku bugingo cyangwa urabayobora ku rupfu? Uragabura uburozi cyangwa uragabura ibintu by'ubugingo? Abatuzengurutse turabaha iki? Turabayobora he? Ku bugingo cyangwa ku rupfu? Ibihamya ufite bigaragaza Kristo mu buzima bwawe ni ibihe ab'isi babona? Isoko yacu, bavandimwe, niba ihumanye, dusabe Imana iduhumanure. Tugaruke ku nshingano zacu. Ubuhamya dutanga bugaragaze yuko koko turi abakristo. Indi ngingo, umucuranzi natubabarire, nashyizemo kamera sinshobora no kumufunga, natubabarire. Umunyu rero, byashoboka ko uwo muntu uri gushyiramo indirimbo yagabanya cyangwa akafunga mikoro ye, nako yafunga mikoro ye.
murakoze. Umunyu, nkomeje ku by'umunyu, ntabwo ukora wonyine. Nubwo muzi ko umunyu ari mwiza, uryoshye, usa n'uburyohe, ariko ari wonyine akamaro kawo kaba ntabwo kagerwaho. Umunyu kugira ngo ugire akamaro ugomba kuvangwa n'ibyo ushyizwemo. Nk'uko nari natangiye mbivuga, ushobora kuvangwa mu nyama kugira ngo zimare igihe. Ababyeyi bariho hano barabizi, iyo bakoze icyo bita kumarina inyama, ushobora kugura inyama uyu munsi ukazishyiramo umunyu, ukaba wazitereka muri firigo cyangwa ahantu hafutse, zikaba zamara n'iminsi 2-3 utaraziteka kandi ntizigire icyo ziba. Umunyu rero ugenda ukorana n'ibindi bintu, ntabwo ukora wonyine. Uko niko rero bigenda binyuze mu guhura ndetse n'umubano wihariye, ku buryo abantu bagerwaho n'imbaraga ikiza y'ubutumwa bwiza. Ni ukuvuga ngo turi umunyu, ariko niba uri umunyu ukaba uri umunyu gusa ukigumira ku ruhande rwawe, ntugire uwo usura, ntugire uwo usabana nawe, ntabyo ukuba uri umunyu mwiza byagira icyo bimarira mugenzi wawe. Guhura, umubano cyangwa se kubana ni ikibazo gikomeye kuri ubu, kuko turahugiranye nta gihe, usanga turagenda turushaho kuba ba nyamwigendaho. Noneho ugasanga nta n'ushaka gusabana mu buryo sincere, mu buryo, iryo jambo ndaribuze mu Kinyarwanda, mu buryo bwimbitse na mugenzi we, kuko umuntu wese ashaka kuba nyamwigendaho. Ni ukuvuga rero ngo igihe dushatse kuba nyamwigendaho hari ikibazo. Uyu munyu wacu ntabwo uri buvangike n'aho ugomba kuvangwa, kuko ntabwo abantu bakizwa muri rusange cyangwa mu kivunge, ntabwo, ahubwo ni buri muntu ku giti cye. Ni ukuvuga ngo nibyo hano turenze abantu 70 turi kwiga, ariko kuba turi gusangirira ijambo ry'Imana, buri wese aragenda agiwe. Aho rero niho kuba umuntu ku giti cye bigira akamaro. Impinduka umuntu ateza ku giti cye ni imbaraga. Ni ukuvuga ngo iyi mpinduka umuntu aba afite agomba gukoresha ku giti cye niyo mbaraga, cyangwa ni imbaraga. Iyo mbaraga rero igomba gukorana ububasha bwa Kristo, ikazahura, igatanga amahame atunganye, kandi igahagarika iterambere ryo gusayisha kw'abatuye isi. Nk'uko natangiye nsobanura ibya hariya i Yeriko, twabonye yuko basengaga ibigirwamana, bari bafite ibintu by'urukozasoni byinshi bikorwa. Hano rero natwe turebye hirya no hino aho dutuye, cyangwa n'ibyo tubona ku mateleviziyo n'iki, turabona yuko isi igeze ahantu hasaye. Hano bavuze ngo kuzahura. Iyo bavuze ngo iyi mbaraga izahura, kuzahura ni ahari ndumva ari nk'inka yaguye mu rwobo, cyangwa reka mvuge ipusi cyangwa imbwa, nibyo tubona hano cyane. Ipusi yaguye nko mu rwobo muri ruhurura, ntabwo iba ishoboye kuzamuka, ukagenda rero ukayifata ukayivanamo. Uko ni ukuzahura. Ni ukuvuga ngo iyi mbaraga y'umuntu ku giti cye ishobora kuvana umuntu aho hantu yari agiye gupfira, ikamukurura ikamuvanayo. Iyo mbaraga igomba gusakaza hose bwa buntu Kristo wenyine ashobora gutanga. Murumva amahirwe dufite, cyangwa faveur, cyangwa ubwo burenganzira budasanzwe special twahawe
bwo kuba twakora iyi nshingano yo gusakaza ahantu hose ubuntu bwa Kristo wenyine ashobora gutanga. Iyo mbaraga rero igomba kuzahura kandi igatuma imibereho n'imico by'abandi bibamo uburyohe kubw'imbaraga z'urugero rutunganye rukomatanye n'ukwizera n'urukundo bitajegajega. Ni ukuvuga ngo bizaba gusa cyangwa se tuzakoresha uyu munyu mu gihe gusa dushoboye kuba guhura n'abandi tukagerageza bitewe n'uburyohe twe dufite muri twe, bitewe n'urugero rutunganye, bitewe n'ukwizera n'urukundo bitajegajega. Ni muri ubwo buryo gusa iyi mbaraga izashobora gufasha aba bantu bari mu kaga kuzahuka. Ibyo byari iby'uyu munyu. Murabona rero ko iyi nshingano y'uyu munyu cyangwa iki gikorwa cyo kugirwa umunyu w'isi atari ikintu cyo gufatwa tujenjetse. Icya kabiri, ikindi kigiye gukurikizaho ni icy'iyi isoko. Iyi soko yarahumanye. Isoko ihumanye ishushanya ubuzima bwatandukanye n'Imana. Iyo ubuzima bwawe butari hamwe n'Imana, ni ukuvuga ngo isoko yawe irahumanye. Ikindi kandi, iyo utari hamwe n'Imana, ni ukuvuga ngo uba uri gusaya mu byaha. Ntabwo icyaha kitujyana kure gusa, ahubwo cyinjira mu bugingo bw'umuntu maze kikarimbura icyifuzo n'ubushobozi bwo kumenya Imana. Icyaha kirangiza kuko kirarimbura. Umuntu ugasanga nta cyifuzo afite, nta n'ubushobozi afite bwo kumenya Imana. Kubera icyo cyaha, umubiri w'umuntu wose uta umurongo kandi n'ubwenge bugateshuka, intekerezo zigahumana kandi ubushobozi bw'ubugingo bugaskigingira, bukagwingira, guskigingira cyangwa se kugwingira. Ntihabaho iyobokamana ritunganye ndetse n'ubutungane bw'umutima. Hano murabona ikintu icyaha gikora, kandi ntabwo bisaba kubisobanuraho byinshi. Turebye nk'uko nakomeje kubivuga hirya no hino, cyangwa se no mu hirya no hino, yego, ubona ko iki cyaha ibyo kiri gukora. Umuntu aragenda akarindagira, umuntu wese agata umurongo rwose. Wareba umurongo, byaba uko yambaye, waba intekerezo, byaba ugasanga ibintu byose byataye umurongo. Ngo imbaraga ihindura y'Imana ntiyigera igira icyo ikora mu guhindura imico. K'uyu muntu watandukanye n'Imana, uyu muntu icyaha cyinjiyemo, ngo ubugingo bwe bugira intege nke, kandi kubwo kutagira imbaraga yo kunesha, ubugingo burahumana kandi bugaskigingira. Icyaha ni nk'ikimungu. Icyaha kiramunga buhoro buhoro, ugasanga umuntu araskigingiye, ugasanga umuntu aragwingiye. Hano rero mbese twakwibaza tuti isoko yacu ihagaze iti? Niba ihumanye, dusabe Imana iduhumanure. Niba hano turi umunyu, turatumwa kw'aba bantu bari mu iyi situwasiyo cyangwa bari mu aka kaga ko kwangirika, ko guskigingira kubera iki cyaha, kubera kutamenya Imana. Dukomeje ku iki gice rero, turabona yuko umunyu umaze kujugunywa mw'ayo mazi, isoko yarahumanuwe. Iyi soko ihumanuwe rero yo ivuga umutima uhumanuwe. Ku mutima uhumanuwe, ibintu byose birahinduka. Nk'uko ari amazi yahumanuwe, ndetse Imana ikavuga ngo
azatanga ubuzima, ntabwo azongera kurumbya. Niko natwe iyo isoko yacu, imitima yacu ihumanuwe, byose birahinduka. Guhinduka kw'imico ni igihamya kigaragariza abatuye isi ko Kristo ari mu muntu. Umwuka w'Imana abyara ubugingo bushya mu muntu, agatera intekerezo n'ibyifuzo kumvira ubushake bwa Kristo. Bityo umuntu w'imbere agahindurwa mushya, agahabwa ishusho y'Imana. Abantu b'abanyantege nke, abagore cyangwa abagabo bakora amakosa, bereka abatuye isi ko imbaraga ikiza y'ubuntu ishobora gutera imico isanzwe irimo inenge guhinduka, ikarangwa no gutungana no kwera imbuto. Hano ntabwo Imana ishobora kuguhumanura ngo ukomeze ukore uko wakoraga, ngo ukomeze ube uwo wari uriwe. Ahubwo iyo Yesu aguhumanuye, ibintu byose nabiciyeho umurongo munini, byose birahinduka. Ariko bavandimwe, ikibabaje ni uko no muri twe ubwacu usanga hari imvugo tugikoresha yo kuvuga ngo njye muranzi, nteye ntya rwose, sinshobora guhinduka, niko nteye, ndarakara, ngira amahane, ndirata rwose, murabizi niko nteye. Iyo mvugo niba ukifite muvandimwe, hari ikintu kikibura. Kuko iyo Yesu yaguhumanuye, yatuye mu mutima wawe, byose birahinduka, imico ikaba imico izira inenge. Kandi iyo iguhinduye nk'uko turi umunyu, bigaragarira abatuzengurutse, isi igashobora kumenya ko Yesu akiza kandi agatunganya, kandi imbuto zikera ku muntu wahindutse. Umutima wakira ijambo ry'Imana. Hano turacyari kuri ya soko imaze guhumanurwa. Hano rero iyi soko ihumanuwe, umutima nyine wakira iryo jambo ry'Imana. Hano uyu mwanditsi yageranije umutima n'ibintu bibiri. Ubwa mbere yaravuze ati umutima ntabwo ari ikidendezi. Muzi yuko ikidendezi amazi yacyo ntatemba, noneho iyo izuba rivuye ahubwo amazi areyuka akagenda aba umwuka, hatabaye imvura igwa ngo amazi akomeze acyuzuremo, cyazageraho kikanashira. Yaravuze ati ntabwo uyu mutima umeze nk'ikigega cyangwa se na kisi ikijerekani kimenetse cyangwa ikibindi, kigenda buhoro buhoro amazi ameneka atakara, kuko niyo haba hatobotse akantu gato, igitonyanga kigenda kigwa amazi akagenda agabanuka. Hano uru rugero rugiye gukurikizwa, yenda bakuriye mu mijyi bashobora kutarusobanukirwa cyane, bamenyereye amazi ya robine, ariko mu by'ukuri ababaye mu misozi cyangwa ahandi hantu bashoboye kubona amasoko n'imigezi barabisobanukirwa neza. Hano urugero rwa mbere yavuze cyangwa ubusobanuro bwa mbere yatanze, avuze yuko umutima wakira Kristo umeze nk'akagezi ko mu misozi gasukwamo amazi n'amasoko adakama, afite amazi akonje y'urubogobogo ava mu rutare, akamara inyota abananiwe, abafite inyota n'abaremerewe. Aka kagezi gasomana nabaye n'ukitegereza n'ukabona kamanuka. Nigeze kubona, nabonye hari isoko inshuro imwe, ariko twari utuzi twiza ubona tubonerana rwose, kandi wakanywaho ukumva ni amazi meza afite ubundi buryohe budasanzwe nk'aya mazi tunywa ya robine. Hano rero batubwiye yuko umutima wakira Kristo cyangwa se wakiriye Kristo umeze nk'aka kagezi ko ku musozi.
umugezi ubundi amazi yawo ava ku masoko. Ubwo rero iyo amasoko akomeje gusuka amazi, iyo amasoko adakama n'umugezi ukomeza gutemba. Aka kagezi rero karimo utuzi twiza, amazi meza akonje y'urubogobogo ava mu rutare. Hano iyo uyu mutima wakiriye Kristo, n'ibiwuvamo bimara inyota abananiwe, abafite inyota n'abaremerewe. Mwibuke yuko ntitwahamagawe ku bwacu gusa, ahubwo twahamagariwe kugira ngo tugire icyo tumarira abatuye iyi si. Urundi ikindi cyitegererezo yatanze hano, atubwiye yuko uyu mutima umeze nk'akagezi, none uyu mutima wo umeze nk'uruzi. Uruzi ruhora rutemba, kandi uko rugenda rurushaho kwimbika no kuba rugari, kugeza ubwo amazi yarwo atanga ubugingo akwiriye mu isi yose. Umuntu, uru ruzi hano ho twe turaruzi, hari n'inyanja, amazi agenda atemba, noneho wanareba urebye kure ukabona ugejeje aho utaruheza. Hano rero baravuga ngo niko uyu mutima wakiriye Kristo ugomba nawo kugenda. Umuntu akwiriye gukura, akagenda akura, noneho kandi mw'uko gukura inshingano y'igakura. Muzi yuko twahamagariwe ngo mugende mwigishe, muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, kandi mu mahanga yose. Urumva nk'uko uru ruzi rukura rukagenda rukagera rugakwiza ubugingo kure, natwe niko duhamagariwe kugira ngo tugende ubukristo bwacu bukure kandi tubugeze kuri benshi mu isi yose. Akagezi rero, ikindi cya gatatu, muramuzi yuko iyo amazi atemba agenda afite akantu k'akaziki akora. Hano baravuze ngo aka kagezi kagenda karirimba mu nzira y'isoko. Iyo isoko itembera ahantu, ubwo n'umugezi nawo uragenda ugakurikira, mbese biba biri mu mujyo umwe. Noneho aho ako kagezi kanyura, inyuma yako hasigara impano aka kagezi gatanga ni ibyatsi byiza bitoshye, ni ukurumbuka kw'ibiti bihatewe, imyaka iri hafi aho, ku buryo amapfa ashobora gutera. Noneho wakwitegereza ukabona aho ako kagezi kanyura, niyo utabona amazi, ariko ibyo bihingwa bihateye, ibyo byatsi bihari, bigaragaza yuko aho hantu hanyura ayo mazi cyangwa hanyura uwo mugezi. None ikibazo kuri twe, turangwa n'iki? Kuri twe ese aho tunyura tuhasiga mpano ki? Kera umukristo yarangwaga n'ibintu no kuba inyangamugayo. Reka mbivuge mu ijambo rimwe. Umuntu yaba ari aha, waba ufite ikibazo runaka, ukaba uzi yuko uri bujye k'uyu muntu kuko ari inyangamugayo, ari bushobore kuguha inama, cyangwa se mu bintu bitandukanye. Murumva inyangamugayo icyo bivuze. Mbese kuri twe dufite Kristo, k'uyu mutima wakiriye Kristo, ko tugereranywa n'aka kagezi, mbese dusiga mpano ki? Impumuro yacu ku bandi ni iyihe? Ikindi cya kane, idini ya gikristo. Iyi dini ya gikristo igaragazwa n'iyi soko ihumanuye, igaragaza ubwayo ko ari ihame ritanga ubugingo kandi rigasakara hose. Iri dini rya gikristo ni imbaraga nzima ikora kandi y'umwuka. Hano mu migisho cyangwa kiriya cyigisho twabanjemo hajemo ibibazo, ariko nakunze uko umuvandimwe umwe yavuze ati Bibiliya irasobanutse, Bibiliya twe kuyica hirya no hino. Burya idini ya gikristo ni ijambo ry'Imana, rirasobanutse kandi ni imbaraga nzima ikora kandi y'umwuka. Igihe umutima ukingukiye imbaraga y'ukuri,
n'urukundo iva mu ijuru, aya mahame azongera asakare nk'amasoko yo mu butayu, atera imbuto kuboneka ahari urupfu kandi ntiharangwe uburumbuke. Ngarutse rero ukuntu nk'inshingano turi umunyu, turi isoko, turararikirwa kugira ngo tugeze no ku batuye iyi si iyi dini ya gikristo. Iyi dini ya gikristo isakare, itere imbuto ahari kuboneka urupfu. Aba bantu twamaze kubona basikigingiye ubuzima, impagarike n'ubugingo bwabo bwataye umurongo, dufite inshingano yo kugenda kugira ngo iri dini rya gikristo cyangwa se iri jambo ry'Imana rigire icyo rikora mu buzima bwabo. Ahari urupfu, abo bendaga gupfa basanzamuke, basayurwe, bahaguruke, bongere babe bazima, ahubwo bashobore kwera imbuto. Igihe abantu beshejwe kandi batunganijwe binyuze mu kumenya ukuri kwa Bibiliya, birunduriye n'umutima wose mu murimo wo gukiza, barushaho guhinduka impumuro y'ubugingo itanga ubugingo. Mureke twirundurire muri Bibiliya, imitima yacu dutange igihe, dushake tumenye icyo Imana ishaka ko dukora, icyo Imana ishaka ko tuvuga, uko Imana ishaka ko tubaho. Ni muri ubwo buryo gusa tuzashobora kuba impumuro y'ubugingo itanga ubugingo, aho kuba impano cyangwa impumuro itanga urupfu. Igihe bazajya banywa ku isoko idakama y'ubuntu no kumenya, iyo dusaba yo kumenya buri munsi, bazabona ko imitima yabo yuzuye ndetse isendereye umwuka wa shebuja, kandi ko kubw'umurimo bakora batikanyiza. Abantu benshi babiboneramo inyungu mu buryo bw'umubiri, ubw'ubwenge n'ubw'umwuka. Abananiwe barahemburwa, abarwayi bagakira, bakagira ubuzima bwiza, kandi abaremerewe n'icyaha bakaruhurwa. Bavandimwe, nsoma aya magambo nabonye ni ikintu kigomba kudutera umwete. Ahari ntabwo dufata iyi nshingano dufite nk'inshingano ikomeye, inshingano ikomeye ituma abantu benshi babona inyungu mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'ubwenge no mu buryo bw'umwuka. Ese inyungu zabura zitese niba wari ugiye gupfa ukagaruka mu bugingo? Niba umubiri wawe wari utangiye gusigingira ugatangira ugahembuka? Niba iby'umwuka wari umuntu usayishije uri kunywa isoko iroze, ukaza kunywa noneho isoko y'ubugingo, wananirwa n'iki guhembuka? Abananiwe barahembuka, abarwayi bagakira, ubuzima bwiza bakagira ubuzima bwiza, kandi abaremerewe n'icyaha bakaruhurwa. Imana rero yaradutoranije ngo tuyikorere, tubere ab'isi icyitegererezo cy'urukundo rw'Imana, kandi ngo tubagarurire Imana. Imana ntabwo yashoboraga kwikorera uyu murimo ubwayo, ariko yaduhisemo. Reka dusome, ngiye gusoza isomo ryo mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, igice cya kabiri, igice cya kabiri umurongo wa 21, haravuga ngo, rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya kabiri umurongo wa 21, nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro, cyejejwe, kigirira nyiracyo umumaro, kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Imana iragira ngo tube ibikoresho bizima, kandi dukoreshwe ibintu by'ingirakamaro cyangwa ibintu
by'umumaro kandi bitunganye. Icyaha cyaraje, iyo tugituje mu mitima yacu duta uburyohe, ndetse n'abatuzengurutse aho kugira ngo babone imirimo yacu tukababera ibigusha, tukabahumurira nabi, tukabatera urupfu kugira ngo tubatere guhumurirwa, tubatere kuruhurwa, dutume imitwaro y'ibyaha bikoreye iruhuka. Imana irashaka kuduhindura, yo ishobora kutweza ikatugira ibikoresho bizima. Isoko y'amazi y'ubugingo ikadudubiza ku batuzengurutse, igakwira ku isi yose, maze hamwe n'abazamenya uko kuri, hamwe natwe, hamwe n'inshuti n'abavandimwe, uku kuri tuzakwirakwiza ku isi yose, uku kuri tuzagerageza gutuza mu mitima yacu kugira ngo ibonere, itunganywe, ihumanurwe. Imana ishaka ko ari njye, ari nawe, n'abo iri jambo rizageraho bose twazaba twiteguye kugira ngo tuzabe mu mugabane w'abazataha ijuru. Iki rero nicyo cyigisho Imana yashatse ko tuganira uyu munsi. Nkaba nsoza nsaba Imana kugira ngo idusohoreze iri sezerano riri muri Yohana igice cya 4 nk'uko mwarimu yabidusomeye. Yohana igice cya 4 umurongo wa 13. Yohana igice cya 4 umurongo wa 13 haravuga ngo, Yesu aramusubiza ati, umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Imana rero idufashe kugira ngo tunywe aya mazi Yesu aduha, atume isoko iturimo idudubize hirya no hino ahatuzengurutse, igeze ku isi hose. Kandi noneho ikirushaho, iyi soko idudubize izageze mu bugingo buhoraho. Nicyo nagusabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Ndatekereza kwibaca ubugufi, ubwo ntegereza usohora mu ijuru, hafi yawo ugeze hafi iwacu, kimwe ururembo rwa data hari amazu menshi yateguriwe abera bose ngo babane na Yesu. Hafi iwacu, hafi yawo ubu ngeze hafi iwacu, ngiye gusohorayo. Nijya kugera iwacu nzororotse umutwaro, nzoroherwa n'umubabaro, ambarika mbagiza. Hafi iwacu, hafi yawo ubu ngeze hafi iwacu, ngiye gusohorayo. Data wa twese, mubyeyi mwiza udukunda, turagushimye muri uyu mwanya yuko waturinze kandi ukabana natwe, ukaba wemeye yuko iri jambo turyumvira hamwe. Turatsinzwe, dusanze tutarabaye umunyu nk'uko twakagombye kuwuba ngo tuwukoreshe. Ntabwo twazanye uburyohe mu batuzengurutse ndetse no kuri twe ubwacu, ariko tugushimiye yuko nk'uko twabibonye uvubira ababi n'abeza,
ukaba ukidukundiye ko tuba tukiriho muri uyu mwanya, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ndagusaba rero nkwinginga mwami Imana kugira ngo uduhumanure, ahari uburozi uhashyire uburyohe, uhashyire isoko y'ubugingo, ushyireho isoko y'amazi meza, kugira ngo mwami ari twe ubwacu tube ibikoresho bizima, kugira ngo dushobore mwami kukwerekana hirya no hino, kugira ngo aho tunyuze nk'uko dusobanuriye yuko tuba isoko, twe kuba isoko yanduye, ahubwo tubere abatubona, tubere abo tuvugana, tubere aho tugenda, tubabere impumuro nziza izana ubugingo. Ubwacu ntitwabyishoboza, dufata ukuboko mwami, udusindagize, utwuzure, imitima yacu ihinduke, tuvugururwe byimazeyo, he kugira akantu na gake gasigara kihishe mu nguni y'imitima yacu, kuko tumaze gusobanukirwa yuko n'akaha kanzinya ubusa kazatubuza kukubona. Tweze mwami Imana, dutunganye, dushobore gutangira kubaho ku isi, twitoze uburyo tuzabaho mu ijuru. Mwami Imana, ndasabira umuntu wese uri hano kuri uyu murongo wumvisha iki cyigisho, kugira ngo udukizanye. Vugurura isano iri hagati yacu Nyagasani, vugurura imibano dufitanye hagati yacu, kugira ngo bamwe n'abandi dushobore, nk'uko twabonye ko umunyu udakora ubwawo, ahubwo dushobore kugirirana ibintu by'ingenzi, nk'uko tubonye yuko ushaka kutugira ibikoresho bifite umumaro. Turagusaba ngo tugirirane umumaro, ubwacu duhurira muri aya masengesho, kugira ngo nitugirirane umumaro dushobore no kugirira abari hirya y'uru rusengero. Turagusaba kugira ngo imiryango yacu ibe amajuru mato, ibe ingo abamarayika bakunda kugenderera. Ni muri ubwo buryo gusa tuzashobora gusakaza iyi mpumuro yawe. Ni muri ubwo buryo abana bacu bazashobora kurerwa mu buryo butunganye. Ndagusaba mwami wacu ngo ugibemo, utuyoborere abo twashakanye, utuyoborere abana waduhaye. Harimo benshi mu by'ukuri bafite ingorane z'uburyo butari bumwe. Umwanzi Satani iyo aburiye hamwe ashakira ahandi. Turaguhamagaye kugira ngo uturwanirire mu miryango yacu, utugarurire abana, ndakwinginze. Nuko rero dusabire n'igihugu cyacu ari iki turimo, kuko wavuze yuko tuzakandagiza ibirenge hazaba hacu. Ndagusaba ngo ibi bihugu bitandukanye badutujemo ubiduheremo umugisha. Ni ibihugu turebesheje amaso ya kimuntu twagereranya na hariya, ariko kuko ibikorerwamo bigeraho bikaturenga. Ariko nk'uko udushyizemo, ntabwo twaje muri ibi bihugu kubw'impanuka, ahubwo ufite icyo wahatugereje. Ndagusaba ngo duhe guhagarara mu myanya myiza, kugira ngo dushobore kubera umunyu ibi bihugu dutuyemo. Ndasaba rero mwami Imana ufashe n'igihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse yenda hari abaturutse mu bindi bihugu turi hamwe kuri uyu murongo. Ndagusaba nkwinginga ngo ibi bihugu byose twavuyemo ubihe umugisha, ubihe umugisha. Twumva ko harimo abantu benshi barengana. Ndagusaba nkwinginga ngo ubagenderere, ubabere uburuhukiro. Ubuyobozi tubusabiye, nayishyiriwemo ikabami, ugende ubagenderere, cyane cyane ubahe kukumenya no kukwizera, kugira ngo bashobore kubiyobora mu bushake bwawe no mu buntu bwawe. Nuko rero mwami Imana, turasabira itorero ryawe muri iki gihe kiruhije, kugira ngo abe ari wowe uribera umuyobozi, natwe abaririmo uduhe kuba ibikoresho nyine nk'uko twabivuze, dushikame,
tube abagabo n'abagore bahagaze badafite ubwoba bashikamye. Turagenda tugera mu bihe bikomeye, utwambika imbaraga nk'iyo wambitse Daniyeli na bagenzi be, dushobore gushikama cyane, dushikame mu kuri kwawe kandi utumare ubwoba. Ndasabira abavandimwe, inshuti bari kuri uyu murongo, ari abashyitsi, ari aba tutari dusanganywe ariko ukaba wabadaritse bakaba baje hamwe natwe. Harimo abo tumaranye iminsi mike, hari yenda abandi bahageze ari ubwa mbere. Ndabasabira umugisha mu buryo sipesiyali kugira ngo ubagendere. Iki gihe tumarana cye kujya kiba igihe ngo bumva ari igihe bataye, ahubwo kibe igihe cy'ingenzi mu mibereho yabo. Turifuza nabo gukomezanya uru rugendo, turifuza kubana nabo tukaba umunyu, tukaba iyi soko y'amazi meza. Ndagusaba nkwinginga ngo Mwami, abafite ibibazo muri bo, byaba iby'ubuzima, byaba iby'ubundi buryo ubwo ari bwo bwose, Mwami Imana ubabere igisubizo, babone guhagarikirwa kwawe. Nuko rero komeza uturinde. Turi mu mwanya amasaha y'isabato, turagusaba tukwinginga ngo udusobanurire isabato yawe, udusobanurire uburyo dushobora kuyeza no kuyiruhuka kandi tukayiherwamo umugisha. Hari ibibazo byinshi ndetse bimwe tukabibaza dusa n'abirengagiza. Isabato yawe irera, warayejeje, wayihaye umugisha, warayiruhutse. Duhe kuruhukana nawe, duhe kuruhukira muri yo, maze imitima yacu uyeze, uyituze kandi tubone amahoro aturuka iwawe mu ijuru. Nuko rero Mwami, tutarasaba ubuze ibyo dukeneye, ndetse n'iyo tuvuze hari ibiducika tukabivuga uko bitakagombye, ndagusaba nkwinginga ngo aya mashengesho uyageze ku ntebe y'ubwami, maze ibirimo bigoranye ubitunganye, maze ibyo ubona ari ingenzi waduha ntibidutandukanye nawe, ubiduhera ubuntu mu izina rya Yesu, amen.